Shalom bene data, Yesu ashimwe cyane. Bakunzi bacu b'ijuru ry'abera TV, twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Mu gitondo cy'umugisha dushimiye Imana yuko yaturinze, ariko nubwo tuyishima, umwanditsi yaravuze ngo mu byiza no mu bibi duhore dushima Imana. Habayeho inkuru y'akababaro ibabaje cyane, ubwo Pasiteri Niyonshuti Theogene uzi ku izina bita Inzahuke yamaze kuva mu mubiri, yitabye Imana ubwo yavaga Kampala agakora impanuka ikomeye cyane, bikamuviramo kubura ubuzima. Ni inkuru ibabaje cyane nk'umupasiteri warufashaga imitima ya benshi kandi twari dukunze, kandi wari ukiri mutoya. Ni inkuru ibabaje, ntabwo tubasha kubivuga kuko no kubyakira mu mitima yacu byatugoye. Pasiteri Niyonshuti Theogene twagiye dukorana umurimo w'Imana, duhurira ku ruhimbi mu nsengero zitandukanye, cyane cyane za ADEPR ndetse n'ahandi twagiye duhurira, aho Imana agiye imushoboza gukora umurimo w'Imana. Byatugoye kubyakira cyane ko yari akiri mutoya kandi yari agifite imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko Imana yashimye yuko imucyura kuri iyi tariki kuri iyi tariki. Imana yemeye yuko imujyana. Kubivuga biratunanira cyane no kubyihanganira, ariko nagira ngo nkomeze abantu bose bakunda Niyonshuti Theogene. Imana ibakomeze kandi Imana ikomeze kububaka imitima, aho Theogene agarukirije umurimo mu rugendo rwe hano mu isi. Tugire ishyaka n'umwete, dukomeze natwe tugire ishyaka yagiraga ryo gukorera Imana no kuyivuga, tubwira abanyabyaha kugira ngo nabo bakizwe bazahabwe ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nibutse abera bose yuko kujya mu ijuru atari ugupfa kujyayo, kujya mu ijuru ni ukurikorera. Urugero Pasiteri Theogene cyangwa ubuhamya adusigiye ni uko yakoreye ijuru kandi Imana tukaba twizera yuko imwicajanye mu gituza cya Aburahamu. Theogene yakoze umurimo bikomeye cyane, yafashije imitima y'abanyabyaha ayegereza Kristo. Benshi bahawe agakiza ubwo impuguro nziza ndetse n'ijambo ry'Imana ririmo ubutumwa bukiza Pasiteri Theogene yagiye atambutsa hirya no hino. Mukomere rero, hanyuma urupfu ni irembo ritugeza mu ijuru. Abakiri batoya, abakuru, nimukomere. Abakobwa n'abasore bakunda Pasiteri Theogene nk'inshuti ya bose, bakomere kandi Imana ikomeze kubaka imitima. Ndabizi tuzamureba mu ijuru kandi ndabizi tuzongera duhure. Urugendo rwo mu isi nirurangira tuzongera tujye mu ijuru. Ijuru tubwiriza rero tuzarinyura, kugira ngo turijyemo tuzarijyamo tunyuze mu rupfu. Ni nayo mpamvu rero tudakwiriye gutinya urupfu, ahubwo urupfu ari irembo ritugeza mu ijuru. Umwanditsi Yohana mu byahishuwe yaravuze ngo umwuka w'Imana arabihamya ati, baruhuke imiruho n'imihati yose, kandi imirimo bagiye bakora igenda ibakurikiye cyangwa ibaherekeje. Bene data, nshuti z'umusaraba, wowe waremwe n'Imana, ndakwinginze ukore imirimo myiza kugira ngo umunsi uzaba utabarutse cyangwa uve mu buzima bw'uyu mubiri cyangwa by'ubugingo, uzaba ufite imirimo igiye guherekeza, kandi uzasige inkuru nziza ku musozi, kugira ngo nawe mu mubare w'abana b'Imana, Imana izaguhe ingororano zikomeye. Nimukomere cyane kandi mukomere.
bameze n'abandi. Imana ikomeze ibagirire neza, kandi Imana ikomeze kubitaho cyane. Ukomeze kwiga ijambo ry'Imana gukiranuka, kandi ibyo mu isi ntubyishenge mwene data, kuko ibyo mu isi byitera amababa kandi bikagusigira kurimbuka. Ni nayo mpamvu dukwiriye gusingira ibyo mu ijuru n'ubutunzi bukomeye cyane ahatagerwa n'umwanzi, tukababika mu bugingo bwacu. Yesu yaravuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Nimushake ubwami bw'Imana bene data, ibindi byose bizaza muri inyongera ku buzima bwanyu, ibyo muzakoresha amaboko yanyu Imana izabaha umugisha. Ndabikwinginze wowe nshuti yanjye, wowe nshuti ya Theogene, wowe mukunzi wacu w'Ijuru ry'Abera TV. Iri juru ry'abera tujyamo ntabwo ari iry'amagambo, ntabwo ari iry'abanyabyaha. Abanduye imitima ntabwo bazarigeramo, bazahera ikuzimu barindirirwe gusuzugurwa kw'iteka. Ariko abakijijwe neza, abera b'Imana, abera tuzataha ijuru. Nimukomere cyane kandi mukomeze mukore imirimo myiza. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubambika imbaraga. Ndagira ngo mbahe itangazo mbabwire yuko Yesu aza vuba, kandi azanywe n'ibicu, kandi arazana ingororano zo kugororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Sojeje nkubwira ngo mu byo ukora byose uharanire kubana n'abantu bose amahoro, niko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kugira ngo umunsi uzaba utabarutse tuzavuge inkuru nziza ndetse n'imirimo Mwuka w'Imana avuga ngo igende ibaherekeje. Iyo mirimo tugomba kuyivuga kandi twishimiye ko utarimbutse, ahubwo ugiye mu gihugu cyo mu ijuru, aho natwe tuzajya kuri Data wa twese. Ndashaka kongera kubibutsa irindi jambo rivuga ngo muhore mukenyeye, kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Itabaza ryawe ryake uri mu kazi, aho ukora, yaba uri mu biro. Itabaza ryawe ryake waba utwaye imodoka. Itabaza ryawe ryake waba uri umuhinzi uri guhinga. Itabaza ryawe rihore ryaka. Itabaza ryawe ryake yaba uri gucuruza, waba uri gucuruza mu buryo butandukanye bwose, mu mirimo yawe yose. Itabaza ryawe rihore ryaka, rimurike ahacuze umwijima. Yesu yaravuze ngo nimugende mwere imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho. Kandi umwanditsi Yohana arandika ngo ikizatumenyekanisha ko turi abana b'Imana ni uko twera imbuto, kandi imbuto zacu zikagumaho. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira yuko iyo upfuye warakoze imirimo myiza, imirimo yawe iribukwa. Tabita yarapfuye, ariko abapfakazi bararira cyane, babwira Petero bavuga ngo ntabwo yarakwiriye gupfa, ntabwo yarakwiriye gupfa, kuko yatuboheraga imyenda yo kwambara. Tabita turamushaka, Tabita yatwitagaho. Imirimo yawe niyo izatuma abantu bakwibuka, kandi imirimo yawe yo gukiranuka ntizagukura mu rupfu. Imana ikwicazanye n'ibikomangoma, iguhindure umwami, iguhindure umutambyi, uhinduke umwana w'Imana w'igikomangoma cya Kristo. Ndashaka kukubwira mwene data Theogene yakoze imirimo, Pastor Theogene Nzahuke yakoze imirimo igiye itandukanye. Yambitse imfubyi, yambitse abakene, yubakiye abakene, abatishoboye. Pastor Theogene yagaburiye abantu bagiye batandukanye, yakoraga imirimo nk'uwendaga gutaha, ariko ibyo byose uburyo yakoraga umurimo byerekanaga yuko Imana yari imukumbuye, kugira ngo imirimo
ye igende igeze ku mwuzuro w'iby'Imana yashimye yuko akora mu isi. Komera rero nshuti yanjye y'umusaraba, nawe ukore imirimo myiza, ukiranuke, ubane n'abantu bose amahoro, kandi ugire umutima uboneye. Ukunde gusenga kugira ngo umwanzi Satani atazakwinjirira, kuko iyo turi kure y'Imana tuba turi mu ntege nke. Ariko iyo usenga Imana, Imana iguha imbaraga, ikakwambika ubushobozi, ikaguha ndetse n'imbaraga zitinywa n'abadayimoni, ikaguha igikundo gitinywa n'abadayimoni. Ambara imbaraga usenge, kuko tugeze mu bihe by'imperuka, tugeze mu bihe bya nyuma, nubwo bamwe benshi batabyumva, ariko wowe nshuti yanjye ndashaka kukubwira ngo ntiwite ku baguca intege, ntiwite ku bakunaniza, ahubwo ita ku Mana yaguhamagaye. Ita ku Mana yaguhamagaye, ita ku gakiza k'ubuntu wahawe, kuko wagahawe rimwe gusa, ntabwo kazongera kuboneka ubwa kabiri. Ubwo buntu rero wahawe ntubukerese, ahubwo ubugundire, kandi Imana ikomeze ikugirire neza. Imana ibahe umugisha, mukomeze kwihangana, kandi imitima yanyu ikomeze ikomerere mu Mwami, kandi ibihe byose Imana ijye ikomeza kubafasha, kandi ikomeze kubarwanirira intambara nini n'intoya, kandi agakiza kababera ingofero, ukuri kubabera umukandara, kandi inkweto zibabera ubutumwa bwiza, kandi mugende mwambaye rwose mwikwije imyambaro yera yo gukiranuka. Imana ikomeze ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom. Hari umunsi tuzabana n'Imana, kandi mu bukwe bw'Ikana Yesu yabaye igisubizo, kandi no mu ijoro tuzaba dufite ibirori byiza by'abana b'Imana. Hari ibirori Imana yaduteguriye, ibyo umwanditsi yavuze ngo muri ibyo birori tuzarya kuri vino y'umurera, tuzanywa kuri vino y'umurera, turye no ku byahishwe, turye no kuri Mana yahishe wabera ab'isi batazi. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kwambika imbaraga. Shalom. Njyambura umunsi zagera mu ijuru, zanezerwa nimureba mu maso yakahiye n'uw'igikundiro iruta inshuti zose. Njyambura umunsi zagera mu ijuru, zanezerwa nimureba mu maso yakahiye n'uw'igikundiro iruta inshuti zose. Ko wigeze no kubaho mu isi, kuba uri hose uko Satani atakiri mu isi, simbabazi yakugiriye, ntabwo atagize ahubwo byaranzwe. Uwakumenya kera mbere yuko ubaho, uwo nguwo niwe wakwimanye, yarakureza aragukuza, ni nayo mpamvu yewe ataza kurekura. Iyo ataza kuhaba n'izina ryawe ntawubatika. Ko wigeze no kubaho mu isi, uhumure, uhumure.
yawe umugabo mana ndakwemera n'ibiteye ubwoba biriho ariko n'uwabitsinze ariho uhumure uhumure gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera uhumure uhumure gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera 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 kuburi hose uko satani atakiri mwisi simbabazi yakugiriye yarakoze ahubwo byaranze uwakumenye kera mbere yuko kubaho uwo nguwo niwe wakwimanye yarakureza aragukuza ni nayo mpamvu ataza kurekura iyo ataza kuhaba n'izina ryawe ntawe ubatibuka ko wigeze no kubaho mu isi n'ibiteye ubwoba biriho ariko n'uwabitsinze ariho uhumure uhumure gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera uhumure uhumure gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera 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 kuburi hose uko satani atakiri mwisi simbabazi yakugiriye yarakoze ahubwo byaranze uwakumenye kera mbere yuko kubaho uwo nguwo niwe wakwimanye yarakureza aragukuza ni nayo mpamvu ataza kurekura iyo ataza kuhaba n'izina ryawe ntawe ubatibuka ko wigeze no kubaho mu isi ko wigeze no kubaho mu isi kuburi hose uko satani atakiri mu isi simbabazi yakugiriye